Shamusasa. Yo. Bose nakazi. Byatari. Nakazi umva. Kibabo. Baba. Bizi uyu munsi pastor ntako. Abafite amaturo haramuyura. Ni gacuma reka mbabwize ukuri. Urumva? Agiye gucanga. Murabizi afite amaturo. Ntabwo agomba kuduca. Ndabona ahubwo mana siko ari muri Rwanda. Reka tubwire. Yo. Nagari muducike nakora. Yo. Ntare. Umunsi turanywa neza. Esa finga pastor. Esa imbaza. Kombo nara. Ahubwo se ndumbwira ngo uranzi umuntu utanzi muri iki gihugu ni. Nukuri? Nge nta muntu utanzi muri iki gihugu. Nitwa Pasiteri Gacuma. Neza cyane. Apotre Gacuma. Yewe we nanjye ubu rero ndi Pasiteri Gaso. Nawe uri Pasiteri? Rwose Yesu ashimwe. Yesu yibazwe cyane. Rwose ufite umwuka w'Imana. Amakuru se. Nanjye ubu ndumva rero nifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Ariko tukabanza tukanasenga. Ikibazo rero ni kimwe. Kundi kumbona ufite ibintu by'ibibazo mbona ibibazo byakurenze sha. Ndagira ngo twihere. Ubundi wariyera? Ndagira ngo twiherere dusenge. Nariye cyane. Ikibazo cyanyu rero ngewe ndasenga imyuka mibi kagenda. Ndasenga amavuta akamanuka. Vuga ngo amavuta hasi neza. Ndasenga amavuta akamanuka wonsenge wese ntago ajya asubiramo. Nasengeye mukobwa ejo bundi nyuma y'iminota nka 20 yahise abona sheke. Narongeye ndasenga nsengera umwana wari urwaye abadayimoni. N'ubu ngubu mva arumvuye gusengera abahirwe. Ndakubwiye ngo ndasenga. Ikibazo cyanyu rero ikibazo cyanyu ni kimwe. Ikibazo cyanyu ni kimwe. Ubu ngubu urabona amavuta ngiye mfite umpaye amafaranga 2,000. Nta gusengera imyuka ufite yose kakuvamo ukaba n'umukire. Oya pastor wigira ikibazo. Dusenge rwose nareza nayaguha nanjye ndi umukozi w'Imana nagukuraho n'amavuta. Twiherera ahubwo dusenge. Reka dusenge. Reka tugere hirya. Hari ahantu akanyatsi keza Imana yaravuze ngo haba 2 cyangwa 3 bateraniye. Abarage. Twiherere dusenge. Urakoze ngo wowe Kibamba gasukura n'akarema akora akazi neza urumva ubwo tugomba akora akazi neza reka dukora akazi neza byahatari byahatari urumva Kibamba ukora akazi byahatari turakora akazi byahatari kabisa. Reka twihimana hari akanyatsi keza. Dusenge Imana dusengera imiryango dusengera igihugu ibibazo byacu byose kandi turava ahantu tubona igisubizo. Imana iri kumwe natwe. Ariko pasiteri wibuka ijambo rikomeye iki Imana yajyaga guhura na Mose yaramubwiraga ati kwetura inkweto kuko ahantu ugeze arahera ahantu nahera mu izina rya Yesu. Imana iravuga ngaho tuzagera hose. Imana reka ibintu byose tubishyira ku ruhande ubundi dusenge Imana. Pasiteri shyira ibintu byose ku ruhande nibiba ngombwa n'inkweto dukwetura inkweto zacu Imana tuboho kuko ahantu turi yarahera ubundi dusenga Uwiteka Imana yacu. Pasiteri rwose ahantu nahera senga Imana dutuje dusenga Imana. Mana ikomeye reka pasiteri mbanze senge maze nawe uranyakira maze Imana ibwira Mose. Pasiteri yanyibutse ukuntu Imana yabwiye Mose irazopania monekini ubwoko bw'Imana bukambuka bukava mu Misiri bukajya muri Egiputa. Maze Imana ihagurutse umukozi wayo Mose ibwira Mose ati Mose haguruka. Maze Mose aratambuka pasiteri. Maze Mose pasiteri aratambuka Mose gacega pasiteri. Maze Imana ibwira Mose mufata abo basaza. Mose unamufata abo basaza ufata abo bagabo maze ufata abo bana ubundi Mose pasiteri Imana ibwira Mose ati ngaho hindukira maze utambuke. Gacega pasiteri yahagurukije Mose gusa Imana yahagurukije na Aroni ibwira Aroni ati nawe Aroni ngaho tambuka Aroni gacega ibwira Aroni maze ati Aroni ihute maze ufate izo mpinja zikivuka ufate ibyo bikoresho byose
pasite ufata ibyo bikoresho maze uhindukire aroni hindukira maze utambuke gakega pasite byari ibintu bikomeye Imana yamukije Abisirayeli ariko wakoze ikaza mu gihugu cyabo pasite ngaho nyakira nawe usenga Imana mfasha nawe usenga Imana pasite ni ukuri senga pasite senga nawe shayini Imana turagushimiye cyane turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana nzima warinze igihugu cyacu waturinze ibyorezo Mana wabanye natwe uraturengera tudeshayinizo paine do shanto uraturengera mwami nta gikuba cyacitse mwami turacyahumeka izina ryawe dusengeye mwami igihugu abantu bose ubarengeye nsengeye n'uyu muhungu turi kumwe Mana ukomeze umwagure muhe umugisha urakoze Mana kubikoze urakoze ko umugiriye neza ukaba ugiye kumuha umugisha n'ukuri nanjye ndagushimiye zo paine do shanto mu izina ryawe Yesu rero mwami urakoze amen. Simbyumva bagiye ntago mbyumva agiye hehe yababa amafaranga y'abandi we amaturo y'abandi baba we noneho Imana iranyica abakristo se nzababwira ngo iki mwakabyara mwe simbyumva amafaranga y'abakristo Mana ndavuga iki nzababwira ngo iki inkweto zanjye barazitwaye oya ntago nabyemera ngiye kuri ribu ubushize waraturiye ba yajyana ubushize waraturiye abeze ese gasuko mubwire mvange ntibize misere ko Imana twaserera oya byihorere waraturiye uranzi akira nta kintu wambwira ko kazi ibi oya sakira bishoboka ni kandi umenye hano ni twebwe tubanza kurebamo umva reka sibyo reka murambo kuhivana jewe ndabikirage mubizi se abikirage jewe nanjye ndabona ufite umwuka w'iki ndagenda kwa kundi nigira kwa umva rero ni musashira amakabo nakubonye ibi bintu biba tugiye kujya muri karitsiye cyataye turebe ko twabikomeza naho amafaranga ndabona ko bimeze neza What? abasabirizi muri uwo mujyi n'umujyi n'abasabirizi wasanga muri n'abatekamitwe ariko reka ndebe umenye hari umuceri nenze ariko abantu baje kuri uwo muhanda kiriya cyarasaze tumwegere inyuma dore rero turi gukora akazi katoroshye cyane rwose kari gusaba ubwitange tugomba gukora amanywa n'ijoro reba nk'uyu mugabo w'umunyamahanga uvuye hano afite ikibazo cya telefone yiwe kandi tugomba kwishaka kuko batwizeraho ubutabera mu Rwanda ariko niko bimeze igihugu cyacu no ku isi yose kirazwi ubwo nta kuvuga ngo umuntu biriwe nukuri nimumfashe rwose ngemuye n'abatubuzi nge nitwa Pasiteri Gacuma baranyibye rero batwaye iki bantwaye telefone bantwara amafaranga y'abakristo yose ndetse n'inkweto zanjye bazijyana itorero rusengera muri iriye nsengera muri Revival Church ni bya bindi itorero ryanditse muri RDB riranditse rwose murebe neza riranditse okay reka ubonye se aho banyuze nabonye ariko bagiye aho bari bahagaze nahabonye ndahazi ntabwo bakomeje ngo biruka ntabwo birukanse ngewe ese abashura barakomeza bagahagarara nakambutse bagiye uri umutekamitwe ntabwo ndi umutekamitwe nge nitwa Pasiteri Gacuma rwose ntabwo ndi umutekamitwe reka turebe ikibazo cyawe tugikurikirane utoshe gatoya we kado Imana iranyica ku matwi y'abakristo Yes afande ako none
umva we Kado Yes afande. ubaka kanya tuvugana jyana n'umupasiteri ngo ni pasiteri Gacuma nguhaye amasaha abiri genda umufashe mu kibazo agize ngo baramwibye mujyana aho bamwibye umufashe kugaruza ibyo bamwibye mu masaha abiri ndagira ngo abantu ubabonye tube tubabanye kugira ngo dukemure ikibazo iminota 30 ndayiguhaye ku buryo kino ikibazo cy'uyu mupasiteri kibe gikemutse nkongereho indi minota mikeya cyane ariko nayo amasaha abiri nizeye kubikora tuza wowe tuza ikibazo cyayo cyageze mu buyobozi kirakemuka nidusanga uri umutekamutwe urundi umutekamutwe turakubika rwose nta kibazo tugende nta kibazo ubundi pasiteri Gacuma itorero ryawe ryemewe na RDB umva riremewe rwose njye cyangwa ni wowe mutubuzi ariko reka ubundi njye nta muntu utanze njye nitwa Apotre Gacuma reka turebe abo bantu babeze tugire neza ese mugafasha imbabare muri uyu mujyi wa Kigali abantu bagisabiriza rwose mutewe ubuso wayiki abantu bari bambaye kimwe ariko ikibazo ngo bari bazima rwose uyu muntu ajya kunyiba twari kumwe n'abangaba bari kumwe ariko ndi kubona utanze ikirego ko wibwe n'umuntu abo bantu kari batatu hirya yabo n'abangaba bari ariko ikibazo abangaba bo bari bazima ariko bambaye kimwe bambaye imyenda imeze kimwe umva pasiteri Gacuma ahubwo ni wowe mutubuzi uyu muntu urabona yakwiba reba ukuntu ameze uyu muntu ni impumyi abana n'ubumuga dore uyu nguyu ntazi kuko yakwiba gutya none se ko bambaye imyenda imeze kimwe bwose bambaye imyenda imeze kimwe ikintu ugiye gukora tugiye kubatwara tubashyire afande muduhe n'ibyo kurya rwose nimudutwara nidusanga batagufungura wowe tufunga nta kibazo rwose tugende mujye imbere abanja bawe batugiriye neza babakoze mugende hari n'icyo kurya rwose icyo kurya hano se ko uri mu buyobozi icara hasi icara hasi Nese Kado ko ndeba abantu uzanye babana n'umugabo afande wa mupasiteri anyeretse bano bantu nanjye kugira ngo nkiri ibinyoma bye ndamuzanye kugira ngo namwe mwirebere ambwiye ko aba bamutubura bose aba bantu nuko bari batavuga ndabona babana n'ubumuga kandi abantu babana n'ubumuga ntabwo uyu ni ikimuga uyu ntavuga uyu ntareba ubuse tubigenze aho twahuriye nuko nguko bari ndabona wa mupasiteri n'umutekano bari bambaye ariko nubwo bo bari bazima reka dukore icyo twakabaye dukora umupasiteri nawe yicare hasi duhaye icyo kurya aba bantu barashonje rega dusanzwe dusaba teka icyo kurya hano nuko atavuga aha turi mu buyobozi ceceke bageze mu buyobozi baratuha no ku muntu wowe bite byawe ni byiza amakuru Kado zana ibikoresho reka tuzane ibikoresho mwibuke n'ibyo kurya ababyeyi inzara dufite rwose ako mufti muri abajura muri iki mwamwagutse haguruka Kado zana umwe hano ngwino hano ibikoresho urabibona bikoresha akazi kako igikoresho nuza akazi kacyo ndakizi gikoreshe umva rero tuza shyira ku munwa shyira ku munwa ngiye gushyira teka ahasigaye rero ugiye kutubwiza ukuri mbere utararwara wavukanye ubumuga bwo kutavuga cyangwa ni ibintu byaje gutyo gusa ntabwo wigeze uvuga ariko urumva aya ntabwo numva aha urabona aba bantu n'abatubuzi akaga karaguye pasiteri barabizana cyangwa pasiteri menya atari igitekamutwe uwa kabiri ubundi aba barabana ashobora kuba babana basigaye bakora ubutekamitwe birirwa biba abantu ibi bintu byaracitse mu mujyi wa Kigali ahubwo ni mutusa tuza utabana nani
wamubonye ko nawe areba nawe urareba basane bose bagiye kwishyura ibintu bya pasiteri none ubabizi agaranga uravuga noneho byemewe n'amategeko ni wowe ugiye kuvuga ibintu bya pasiteri aho mwabishyize ibintu bya pasiteri mwabishyize hehe tuza jugunya n'iki gikoni ntabwo urareba urandeba neza yego ibintu bya pasiteri mwabishyize hehe ngiye kubabereka n'ukuri biri he nibyo wabibitse ninde wabyibye muri mwese mutabazi niwe wabibitse mutabazi muze njye kubereka aho biri anitwa Mutabazi tugende mu bisa Kado wi zana wundi wa gatatu hano tugenda mwa ubundi kombono hamwe iki gikoresho kintu gikora Jewe iki kintu ndabona kintu wibye ni wibye wibye ntabwo njya niba ntabwo wiba noneho hagarara hamwe ntunkozeho mbere oya ntunkozeho uri gutera ubwoba abayobozi hagarara hamwe mbere mwambaza ku neza agiye nkababwira ariko ntimunkozeho ntimunkozeho utari abana n'umugabo wakoraga iki njyewe wakoraga iki none se ninde mbasize musubize nakoraga ibintu byinshi wakoraga iki wakoraga iki musubirize njyewe rwose narakoraga ku buryo afande n'aka kaboko ntarabana n'ubumuga urumva yewe washoboraga gukora iki nashoboraga kiravuba utwereke ibyo washoboraga uretse ntunkozeho urabona ntabwo yigeze akunika kamuzira wa gipasiteri nawe kiranga umujyane